umutima kure niho wibera tizamamo sinigupfusha ubusa ndagusabye ndagukunda pretty 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 girl for me pretty cute I don't know what to do me tabasamu baby ukuteye nukusabira ngaragura je suis vraiment fou de toi maso yanje niwo wareba urukundo wampaye rumakwifuza kandi sinicuza je te promets mon bébé to satisfy you for life baby 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 bébé bébé mon bébé je suis fou de toi wahinduye ibihe wahinduye ibihe waratwibutse data yemeye data yemeye data yemeye nawe avuga hoya. Yes, nizere ko meze neza mu bice bitandukanye. Turihuta n'umutumirwa w'uyu munsi. Turi kumwe n'umwana ufite impano itangaje yitwa Umwari Queen. Afite imyaka 17 ariko ijwi rye nk'iri riratangaje. Azwanga mwana ko mama papa awe ko mama papa kisi ya soni ko mama papa awe ko mama papa and you never ever face me ko mama papa awe ko mama papa you can never ever face me ko mama papa awe ko mama papa wangiza umwana himbazwa papa awe himbazwa papa Umwana muto uririmba indirimbo cyane cyane zo kuramya no guhimbaza Imana ariko kandi n'indirimbo izimwita izisi araziririmba. Nicki Minaj, mbabona nazi ayo 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 Rihanna Beyonce, mbabona nazi ayo 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 abwo ari indirimbo afite yego fakuba nisimbiye na 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 oya ni mumvangire ibintu by'amapenzi nazo nshaka. Bruce Melody nawe nkunda confidence agira confidence nkabikunda cyane ni umuntu none nje mbona no mwiyanduza cumu ni wa muntu utagifa kwizima nyine niko mubona. Akarimbo ka Bruce mwihanduza cumu ubwo nako arakongera kuko ngo yarasanzwe ari munyakazi. Okay, amunyakazi aba ngaka simfani ikikona cyangwa murera nifanira amavubi ibihombo ndabihomba everything's alright na 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 kana embwa ngo bamwite munyakazi oluwe umufana menya ko bigoye kwanga munyakazi niba ukunda gukora nawe uri munyakazi sinatuza nakubonye ukuseka nikunareba maso era maso era ngudugo nitangira. She said to me that she don't want nobody, never thought she was for real nk'abandi. She the one for me, yeah. If I now found somebody who cares for me, yeah. Ubu nibwo ngenda mbibona ndumva nageze iyo ngana. She's my woman baby sinzokubabariza umutima my Dalena, yeah. Fine, I'll take you to my family, my Dalena.
oh, sinatuza ntakubonye uzi iby'unkorera amaso yera I need you those days on my mind ukuseka nikunareba amaso yera maso yera je nkabura umera someone is there gusa amagambo akanga oh my baby. Ni umwana ufite impano ihambaye, arakiga mu mashuri yisumbuye, gusa arifuza ko mu bihe biri imbere impano ye yazarushaho kumenyekana ndetse ikaba yamutunga. Yaduhaye umwanya turicarana maze tuganira byinshi ku mpano ye naho yifuza ko igomba kumugeza. Ikaze uturakanda subscribe na ukamenyetso kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'ibindi biganiro nk'ibi bitandukanye utasanga ahandi. Ntibibagirwe gukanda niyo nzogera ihitiza kugira ngo ibiganiro nk'ibi dushyizeho uzajye uhita ubu wa mbere mu guhita ubibona. Turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane ukiri muto, bamwita Umwari Queen. Queen ni umuhanzi ariko akagira impano yihariye yo kuririmba indirimbo zitandukanye ziganjemo iza gospel. Niwe turi kumwe uyu munsi, turagira ngo noneho namwe tunabasogongeza cyane cyane ku mpano ye, ko mubizi ko mu kiganiro mutumirwa cy'uyu munsi dufata wa muntu nyine ufite ibintu bidasanzwe. Queen muramubona, Queen aratuje cyane, sinzi niba uraza kuririmba. Queen ikaze. Murakoze cyane. Mvuze ko uri umwana mutoya, turagira ngo banze ariko mvuze kuri n'umuhanzi by'umwihariko abantu baravuze ati ariko uri mwana ungana kuri abo muhanzi kuva ryari. Iyo baganirije abahanzi bese baravuga ati twatangiye kuririmba turi abana, banza tukwita akantu gatoya kugira ngo twumve ninde muntu tugiye kuganira koko ese afite impano bimeze gute. Kera nkiri mu byaha ntari zera Yesu wambwe nari mu mwijima sinari nzi Imana rurema maze kwizera Yesu byose byahinduwe kubabisha yanyambitse umwambaro wo kwera amanu ubugingo. Murakoze. Iyo ni indirimbo yawe cyangwa ni indirimbo y'abandi? Ni indirimbo y'abandi ntabwo ari iyanjye. Tuganire gato, tubwira Queen ni muntu ki, ufite imyaka ingahe, watangiye kwiyumvamo impano kuva ryari? Queen ni umwana w'umukobwa w'imyaka 17. Natangiye kwiyumvamo impano bibwe n'abandi bantu. Ntabwo nubwo nyine nabyizeraga. No mu myaka 2 ishize naririmbaga muri njye nyine najyaga nkunda kuzinduka nkaramya nyine bisanzwe mu rusengero. Noneho umunsi umwe umuntu arambwira ati se ukunda nyine kubyuka ukazukaramya wasaza muri korali tukareba ibyari byo. Ntumga ati se kuva nabona naririmba muri korali ibyo nabishobora. Yarambwira ati wowe ugerageza nta kibazo. Ndavuga nta kibazo. Njyayo ndabyibuka hari samedi ndagenda njya muri practice. Ngezeyo ngero nanazindutse nyine. Harangije arambwira ati ariko dutema agapela twumve, ririmbaho gatoya nyine twumve. Nararirimbye bisanzwe, ngiye numvaga nyine ibintu bitatu ndaririmba. Ndirinze nyine abantu bari baraho bose barumirwa. Ati cyazo umwana azi kuririmba. Ati wicara hara muri soprano uzajya uririmba soprano. Biza gutyo nyine. Nkazajya nkora, nkazinduka, nkakora. Noneho nyine baranantraininga nyine bagenda banyigisha bakamuguruta umwe na kumwe. Birangira mbaye muririmbye gutyo. Kuririmba kuri wewe bivuze iki? Kuririmba kuri njye ni ikintu gikomeye cyane. Kuririmba kuri njye ni imana idasanzwe. Nari kuzanababara cyane iyo muri music yose iyo nza nyine gukora nani ikintu kimwe nzi gukoramo. Kuko nkunda music muri rusange. Urumva ni ikintu cy'agaciro cyane mfite. Ndetse nyine ni imana ikomeye nagikunda kurigirwa n'abantu bose. Uri umurokore, urabona ukuntu wambaye imyambarire wanzura umuntu w'umurokore cyane. Oya ntago ndi umurokore bikabije cyane ko ndiwe. Ababyeyi bagufata gute n'impano yawe, bagushyigikira bingana iki?
ababyeyi banjye ni abantu banshyigikira uko bishobojwe, ni abantu bangira inama bakavuga ati ntukifate nabi, bakantera inkunga nyine mu bintu bishoboka, harimo nko kundinda. Ntekereza ko ariyo nkunga ya mbere ikomeye cyane mfite kuri bo, barandinda cyane, bandinda kugwa mu bishuko, mu bintu bidakwiye, ni abantu nyine banshyigikira cyane. Turaza uyu munsi kwibanda cyane kuri iyo mpano yawe, ariko turirimbira cyane kurenza wenda ko tuza kuganira, tuzafata n'umwanya twongere tuganire, hanyuma tubwire icyerekezo cyawe cy'umuziki, wiyumva nk'umuntu ushaka kugera he? Kuko twagiye tubona abana batoya muri mu myaka imwe bafite iyo mpano, bamwe bakifuza kuba abahanzi ku giti cyabo, abandi bakifuza nyine kuguma gutyo baririmba, ariko se mwe mufite izihe ntumbero? Kuri njye intumbero yanjye rero numva ari kwikorera umuziki wanjye ku giti cyanjye. Iyo niyo choice ya mbere. Choice ya kabiri ni ukuba umubeka, cyane ko ntabwo ari abantu bake bagiye bambwira ko ndi umubeka ugerageje kuba mwiza. Iyo niyo ntumbero numva kuri njye mfite. Ababeka ni bariya baririmba kumwe nyine umuhanzi abarimo kuridinga ukamwikiriza, barabafasha abandi. N'ibyo ngibyo. Hanyuma ujya kuririmba uko bisa kose wiyumvamo n'iyo mpano, hari abandi bahanzi nawe wakundaga, nabaye bahanzi muri industry ubamo wenda cyane cyane banza uririmba gospel cyane, ariko n'izindi nazo ndazigerageza. Abahanzi nkunda harimo uwo bita Nzungu we aririmba neza cyane, nkunda ukuntu nyine na stage ukuntu aba ameze, ndabikunda. Niyo muntu wa mbere. Ukurikiye hakaza Emeline Penzi, hakaza couple ya James na Daniela, ni benshi nyine. Uburi kise ngutangira ukora umuziki ku myaka yawe, umuziki utangire wenda kuba nawe wagutunga cyangwa se yaba impano yawe, nkuko twagiye tubona abana bato bagiye bazamuka nka Vestina na Dorcas, bakazamuka ari abana bato bahawe interview nk'izi, ejo bundi bagakora ibitaramo bakajya mu mahanga, bakaba abahanzi bazamura ibendera ry'abana bakiri bato no ku ruhando mpuzamahanga ndetse no ku rwego rw'igihugu. Weho uburi iki? Urumva abo bose ba Vestina urimo kuvuga bagiye babona abantu nka ba Irene bagiye babafasha, njye ntabo mfite, ariko nanjye mbabonye nakoresha igishoboka cyose, nakora cyane pe. Icyo nicyo mbura nyine, mbura umuntu wo kuntera inkunga cyangwa se nk'ubushobozi, nuko nabyita. Inzozi zawe kugeza ubu ni izihe? Inzozi zanjye nkuko nabikubwiye ni ukwikorera umuziki wanjye, akaba ariyo choice ya mbere. Choice ya kabiri nkaba umubeka, umubeka nyine ubekinga izo rwose. Ujya wicara ukicara umunsi umwe ukabona ibendera ryarazamutse, arabaye umuhanzi mukuru? Nkunda no kubirota, ndi kuri stage nini, stage kabisa nini cyane, cyagawe n'abantu ndimo kuririmba bishimye, nkumva nyine nkabona nyine nizo nzozi zanjye. Umuntu uri kureba aka kanya ukunda impano, ukunda kureba impano zizamuka, ariko cyane cyane n'impano zishoboye, kuko hari umuntu uvuga ati mfite impano ariko nta kirimo, ariko dukurikije uko twaganiriye n'ukuntu uririmba ufite impano nini, umuntu kureba aka kanya wamubwira iki kubigendanye wenda no kugushyigikira? Kubigendanye no kugushyigikira, aba bishoboye yanshyigikira, ndamwizeza cyane ko byakunda pe. Ikindi kintu namubwira nyine ni ukumva yuko hari ibintu bakunda kuvuga ngo nyine ngo nta muntu wagufasha ngo nta kintu ngo nanjye ngo agutezeho. Yego ibyo ngibyo nibyo, ariko nyine iyo ufashije umuntu, hari indirimbo ya Fanta ivuga ngo kugira neza no guhozaho. Ndamwizeza ko byakunda cyane rwose, twembi twafashanya kandi bigacamo cyane, ari njyewe ari nawe, twese twabyungukiramo. Reka dutangire noneho akantu gasa gato nk'agataramo kacu, njye nawe n'abagukunda n'abashaka kureba impano yawe. Noneho sinzi urabikora mu buryo bwawe, ariko turagira ngo turirimbire nk'indirimbo 1 2 3 4 why not 5 uko byumva. Noneho unatubwira impamvu ukunda wenda kuririmba iyo ndirimbo. Hari indirimbo uko bisa kose ukunda kuririmba ahantu hose bagutumiye, sinzi impamvu ukunda kuyihitamo. Reka dutangire kuri iyo ndirimbo. Indirimbo hari indirimbo ivuga yitwa Gumama, ndayikunda cyane nyine.
iravuga ngo ndajya ndirimba uduce yego azangapo mwana ku mama papa we ku mama papa kisi ya soni ku mama papa we ku mama papa and you never ever face me ku mama papa we ku mama papa you can never ever face me ku mama papa we ku mama papa wangize umwana himbazwa papa we himbazwa papa kumusaraba wawe mwiza niho amahanga yacunguriwe igorogota twavanye iminyago twironkeye mu maraso yawe uri intwari Yesu uri nyamibwa wanesheje umwanzi w'abantu abatware bo mu isi y'umwijima wabahinyuye ku mugaragaro bila masharti ulinichagua ulinipenda jinsi nilivyokuwa Emmanuel siwezi je kuhisi kubarikiwa kwa neema yako kubwa uliomimina bila masharti ulinichagua ulinipenda jinsi nilivyokuwa Emmanuel siwezi je kuhisi kubarikiwa kwa neema yako kubwa uliomimina wamoja wanataja magari wengine wanataja mafarasi mbali sisi tunalitaja hilo jina la Bwana wamoja wanataja magari wengine wanataja mafarasi mbali sisi tunalitaja hilo jina la Bwana ijambo rimwe gusa mana niryo rinzanye nukuvuga ko wakoze wagize neza mana ijambo rimwe gusa mana niryo rinzanye nukuvuga ko wakoze wagize neza mana wagize neza wagize neza wagize neza warakoze urakoze cyane reka tube ducumbikiye aho gatoya noneho umuntu akubaze kuba mukristo ukaba uri n'umuhanzi bimera gute kuko ubanza abahanzi b'abakristo cyangwa abakristokazi mubaho ubuzima bwanyu aba ari ibintu bisaba kwigengesera ibintu bisaba kwigengesera n'ubwitonzi abantu baba bagucungacunga bakureba akantu kose ukora bakureba bavuga ati dore bya bintu bivanzemo ubuhanzi kandi ari umuntu w'umukristo ubwo rero bivanzemo umuhanzi bagahita bumva nyine ibintu bigiye guhinduka noneho n'uburyo abantu bagufataga nyine niba mu buzima busanzwe uri umuntu uri sociable n'abantu bose bihita bitangira guhinduka ubwo hari abantu uzajya uvugisha n'abyo uzajya uvugisha hari nk'abantu ushobora kuvugisha ubwo ubona nyine bibaye big deal abantu barabikajije cyane kandi wenda wumvaga ari ibintu bitegeze n'icyo binatwaye aba ari nyine bisaba kwigengesera igihe niko mbibona hari ibintu wigomwe kubera ko noneho warangije kuba umuhanzi wibanda cyane cyane ku ndirimbo za gikristo ukavuga ati okay ubuzima bwari bwiza ariko kubera ko n'umuhanzi w'umukristo reka mbyihorere bitewe wenda n'idini bitewe n'aho sinyega ko ari byinshi ariko birahari nk'urugero nko gukunda ibintu by'ibirori gukunda ibintu
byo kwinjoyinga cyane bigeraho nyine ukabyigonga ukavuga ati okay biraka mbe mbiretse biharire nyinsi ubwo bari abisi byari abisi bitewe wenda ni dini na societe urimo ariko nanone bitewe n'ahantu barakuriye sinyeka ko ntacyo bimbakamiyeho cyane bumva ari icyaha cyangwa bumva wenda no kubera ari iby'idini wenda kuba sinzi niba imyaka 17 ariko ntabwo ubundi wajya mu kabari ariko nk'ibitaramo bino by'abahanzi bandi ba Krisizi bano basekira ushobora kubijyamo ukishima bakaririmba indirimbo zabo nta kibazo mbayeho ntabwo ndabijyamo mbirebera kuri televiziyo mu rugo ntabwo ndabijyamo nyine kuko njye nakuze numva nyine ababyeyi banjye batanyemera kubijyamo ibintu nk'ibyo ngibyo urumva iyo byabaye mbunda bikurikirana nshaka kuri televiziyo nkabireba cyangwa se kuri telefone ko kuvuga ngo kubijyamo nanjye mbengera ngo ngudde ibintu nkabira by'akavuyo ariko indirimbo z'aba bahanzi bandi bo hanze uretse gospel zo nazo uzimenya cyane ndazimenya nta n'imigicika ndazimenya bari abahanzi uri gukunda muri ino minsi basanzwe turetse wenda ba gospel urumva hari nk'indirimbo y'uramanza ryangwa itandi aririmba gute ntabwo nyizi yose nta nubwo nyizi neza ga ninjye ungukunda wese ahubwo nsanganira niyandira ndamwibagiwe urumva indirimbo nk'izo kandi isohotse vuba mba nzizi ntabwo zijya zicika muri abahanzi bo hanze basanzwe wenda batari aba gospel ninde ufana cyane uwo mfana cyane ari benshi okay nacyo uwo mfana cyane hari nk'umubare ntarengwa ngomba kuvuga oya nta kibazo okay umuntu uririmba rwose turirimba ukumva tuhakugiye ku mutima element afite ijwi ryiza The Ben aririmba neza na Bruce Melody nayo nkunda indirimbo ze Bwiza Airways ni benshi nyine ariko ndi muntu none uririmba neza nkumva rwose afite ijwi ryiza ari neza neza n'ubura ndamukunda nyine aririmba neza pe hari ukuntu wacanze turirimba mu kanya turirimba tw'abo bahanzi bose genda tunyuraho twumve kuko bavuga ati dufite umwana ariko nitutitonda azatunyuraho abo bahanzi ufana nyine buri wese dukubitira akarimbo ke gato amasego wenda reka duhere nko kuri Bruce Melody na The Ben wemera nde cyane ko hano hanze hari impaka zabo ngo umwe ni King undi ngo ni bakunda ngo ni Tiger umwe ngo ni Tiger ngo ndi ngo ni ntabwo mbizwa byamwita undi ngo ni 001 ayi wenda ibyo ngibyo abantu biterwa n'ukuntu bumva ibintu njye bose numva baririmba neza kandi ni abantu bashoboye bose ariko wa mbere kuri wowe wandi uvuga ati ararenze kabisa nyine nubwo wa mbere The Ben rwose barumva ari reka ari we duheraho tugende kuri The Ben Bruce Melody na Aline Sano na Airways nibuka ko bamuvuze ina element nawe ngo uramwemera cyane nawe ararenze ntereka The Ben The Ben harimo ivuga ngo kabetse nyibuke neza ngo tell me why baby tell me I love you oh I love you tell me why baby tell me I love you oh I love you go hagati akurikira ya Bruce Melody The Ben mukundira iki cyane tukiraho ikintu mukundira The Ben icya mbere mu buzima busanzwe mbona ari umuntu ukunda gufasha abandi ubona ntari biki nicyo mbona nicyo mukundira cyane kwa Bruce niwe bakurikirana Bruce Melody nawe nkunda confidence agira confidence nkabikunda cyane ni umuntu none njye mbona no mwiyanduza cumu ni wa muntu utagifa kwizima nyine niko mubona okay akarimbo ka Bruce mwihanduza cumu ubwo nako arakongera kuko ngo yarasanzwe ari munyakazi okay amunyakazi abo ngaka simfani kikona cyangwa murera nifanira Amavubi ibihombo ndabihomba everything's alright na kana embwa
ngo bamwite Munyakazi. Oluwebaye umufana, menya ko bigoye kwanga Munyakazi. Niba ukunda gukora, nawe uri Munyakazi. hari utw'urukundo ariko twishakunda kuririmba blues cyangwa ntabwo yizera mu bintu by'urukundo, uracyari muto. Bivuze neza cyane. Indirimbo z'urukundo ye Nicki Minaj mbabona ntazi, ayo Rihanna Beyonce mbabona ntazi, ayo abwo ari indirimbo afite yogo fakuba nisindiye na oya ni mumvagire ibintu by'amapenzi nazo nshaka abwo nagore abivuze neza cyane. Wisinde gusinda se urabishyigikiye? Iyo mu gifu meze neza rwose ibintu byose bari neza cyane, ariko utasinze niyo gusinda ibyo nta n'ubwo njya nk'inzoga. Uziririza ibiki tugeze ku bintu byo kunywa? Ubanza koko ibinyobwa nk'ibi bisindisha, hari abana muri mu myaka imwe ariko ngo amacupa bayavunira umuheto rwose. Barayiminuza rwose, arayaminina ni vuba vuba. Nje ibintu nziriza tekereza bifite izihe ngaruka kuba umwana mu ngana ashobora kuba wenda yakwirahira kuvuga ati ndi amacupa 10 ndayamara ya Skol, sinzi niba banywa Skol ngo ari n'izitwa ibyo umukobwa. biriya bintu akenshi usanga ari kugendera mu kigare, usanga batanabishaka ari kugendera mu kigare. Ingaruka ya mbere birimo ni reputation, ugira reputation mbi, abantu ko bakubona nyine bikangirika. Indi ngaruka ya kabiri urimo kwangiza ubuzima bwawe, byagutera n'indwara zo gusinze, wenda ugahura n'abantu bagufata ku ngufu cyangwa se bakakugirira nabi, urumva nyine biba bisa nabi. Ibintu rero njye nziririza, ikintu cya mbere umusururu, cya kabiri izi nzoga z'intuza zino z'inkorano. oya si n'inkorano, ibyuma se ibyo byo noneho kubi. Umusururu usobanura iki? Umusururu usa nabi nyine, wenda abantu bagira ibintu bakunda, agasururu ariko wapi. Ubwo winywera iki wowe? Jewe ikintu cya mbere nkunda kunywa, nkunda kwinywera icyayi cya soya. Ndakwinywera icyayi cya soya, nicyo kintu cya mbere nkunda cyane. Ubwo se umusore uzaza kugutereta wenda nukura akaba nk'umusururu bizagenda gute? Umusore uri kukureba akavuga atari mwana ko yaruwe inzozi zangera, umusururu ukaba warambase. Yesu ndamukomeje mbo ndamwihanganishije cyane, ko gasuru katuma umwanga cyane pe bigiri mu bintu nanga. None na zino nzoga nyine zino za Primus, wenda naga ari Primus gusa, hari inzoga nyine ziba zinashari. Ngiye nigeze kuvuga ati ibyo bintu munywa namwumva siga burya mu gafuniko umwe numvira rura, ariko burya mbwirura mu kinywa bwa mbere ngo bwa kabiri ngo ntabwirura. Ntabwo nabiyamye njye namwe wari imwe mitancira numvira rura, ntabwo nabishobora pe. Nta nzoga uranywa uretse ako kafuniko wanyweye ugahita ucira. Narakanyweye rwose numvira nabishye mpita nibaza n'impamvu abantu irenze ko buranga ibamo nk'akantu k'agasukari, cyazo wenda ushyizemo nk'ubuki bwinshi umenya ari umuntu yapfa kunywa n'udufuniko tubiri, ariko nabyo sinzi. Inshuti zawe ariko ufite harimo abanywa inzoga, mubana gute? Urumva ntacyo bimbangamiyeho rwose, uzinywe winywere nta kibazo, pfa kutamatiriza njye kuzinywa, ubuzinywa ntacyo bimbwiye. Wenda kubazi ukarengera ukaza kumbangamira ibyo byantera umujinya bikanandakaza. Mu gihe rwose uzinywa kumva urinezerewe, kunezeza zindi ndeho kubyanga bikunezeze ntacyo bintwaye. Element muramukunda nawe? Gute rero tubwire akarimbo ka Element ukunda na ka Element umukundira iki hagataho bitandukanye wenda n'abandi bahanzi utatubwiye? Element aririmba neza, ikindi ni umuntu kurutuntu yatwitondeye, ikindi mbona ari n'umuntu witonda, ni umuhungu ucishije make witonda, niko mubona. Wavamo umugabo niko ari umukobwa tubise guhora ambwa ariko Element mbabona yavamo umugabo. Ubwo nabyo nibyo, ubwo nibyo kuko urumva kwitonda nicyo kintu cya mbere cyiza kibaho. Akaririmbo kese jya wumva kumva ni sawa. Karirimbo ke nkunda cyane, sinatuza nakubonye ukuseka nikunareba maso era maso era. Ngudugo nitangira
She said to me that she don't want nobody. Never thought she was for real, nk'abandi. She the one for me, yeah. Right now I found somebody who cares for me, yeah. Ubu nibwo ngenda mbibona, ndumva nageze iyo ngana. She's my woman, baby, sinzokubabariza umutima, my Dalena, yeah. Fine, I'll take you to my family, my Dalena. Oh, sinatuza nakubonye, uzi iby'unkorera amaso yera. I need you those days on my mind. Ukuseka nikunareba amaso yera. Maso era. Jengabura umera. Someone is there. Kusama gamba kanga. Oh my baby. Nago ndisi cause naro somebody. Hanyuma se mama yawe yakumvise uri kuririmba indirimbo za reka tuvuge ni iz'abisi. Kuririmba indirimbo z'abisi no kuzivanga n'iz'Imana hari icyo bikubangamira cyangwa se bagufata gute? Kuko abenshi bamenye ko abantu baririmba ibya gospel, baririmba gospel, baririmba secular, kabari secular. Ngo nabakeza abami babiri, wewe bigenda gute? Urumva buri muntu agira ibintu akunda. Buri muntu agira ibintu akunda. Ngiyo ndi mu rugo rwose, ubwo iyo nsoje akazi harwo umuntu nyine akumva ashaka kuruka no kwambara headphone, ashyiramo nyine nk'utwo turirimbo nkabona umva yisigeze. Nyine tubumva biragufasha tu. Hari n'ukuntu ukora practice urimo kuzikoreramo bikagufasha nyine ukumva uko abandi bantu baririmba imirimbire yabo kumva ni byiza. Sasa twavuze ku ndirimbo z'abandi bantu ukunda gukora, sinzi bayo niba wenda hari indirimbo yawe urandika cyangwa se hari ama projet yawe ku giti cyawe uvuga ati nanjye ndashaka kuzashyira, njya numva bavuga ngo ni EP cyangwa se album. Hari indirimbo zawe ku giti cyawe ufite? Ibyo ntabwo ndatangira kubikora kuko urumva muri iyi minsi ndimo magana n'ibintu ndimo kwitegura icya leta cyo mu gatatu. Urumva ntabwo nari kubibonera umwanya muri iyi minsi, ariko byibuze muri grand vacances nzaba mbirimo cyane mbigeze kure byo kwandika indirimbo. Ariko ubwo ntabwo ndabitangira. Utekereza ko ari wowe uzajya wiyandikira indirimbo uzi kanaziririmba cyangwa wenda uzashaka ubundi buryo ukeneye management ishobora kugushakira abantu bose ukwandikira indirimbo, wenda wowe akazi kakabara ko kurimba ko tuzi ko abahanzi benshi atari nabo bajya biyandikira indirimbo? Ibyo byombi uvuze byose nabishobora, ariko kwiyandikira nazajya nandika nkareba nk'undi muntu wenda akamfasha kugusora aho bitagenda neza, kwaba yari n'undi muntu yanyandikira nka recordinga neza cyane. Uracyari umunyeshuri mu wa gatatu? Cyane umunyeshuri twaziyeme. Ku ishuri bagufata gute abantu bafite impano? Natwe twakuriye ahantu wenda mu bigo by'amashuri ukaba ufite impano yo gukina, ukaba ufite impano yo kuririmba, ariko ugasanga nyine uri umuntu uri exceptionnel, uri umustar ku ishuri ubayeho gute? Baba bagufata gute ku ishuri? Ntabwo wenda njya nkunda kujya mu sosiyete avuga ngo hakunda abana bafite nka korali mu kigo, kuko sinzi impamvu nyine iyo ari nk'igikorwa gisubira nk'ibyo kuririmba baramamagara nyine abana bose mu kigo bajya bambwira ngo barampfana. Urumva nyine baba bafashe nk'umuntu w'umusitari. Umuntu w'umusitari? Mama na papa sinzi niba ukibafite, ababyeyi bose baracyahari? Barahari bose. Iyo mwicaranye bakumva wenda ari abantu ngo muba muri abahanzi mwajya no muri dushe mukaba muri kuririmba, sinzi we ukuntu bimeze, ababyeyi bakiriye gute impano yawe? Nabo ahubwo bijya bibatungura iyo ndi mu rugo ntabwo ajya ndirimba, n'abaturanyi ntabwo bababwira ngo kwinazi kuririmba ngo bababwira atahabyo ntabyo nzi. Ariko niyo ndi ku rusengero, hari nk'ukuntu ku rusengero tujya gusenga wenda bagatangazwa nuko babonye mu materaniro ngo zindirimbo se burya bya nabyo ni byawe, nuko bagiye babimenya nyine. Ako nk'iyo ndi mu rugo njye na mama tujya turirimba, mama ni umu artiste mwiza cyane nyine azi kuririmba harto neza. Ese ikiganiro twagitangira hagati, ubundi uri muntu kivuka he, turuka hehe? Turuka hehe? Njyewe navukiye hano i Goma, hano hirya. Mama wanjye ababyeyi banjye n'abakongomani nyine.
ni abanyarwanda b'abakongomani. urasa nk'umuntu uvuga ni igifaransa udaterwa neza nabyumvishe kavuga n'icyongereza ni ukwiga neza cyangwa hari ukuntu sinzi ukuntu byagenze mu rugo urumva nyine mu rugo bakoresha igiswahili cyane n'igifaransa gikeya. Igifaransa gike nzi n'igikuye mu rugo nyine kumwe bumva mu rugo bavuga ibintu. Icyongereza cyo ni ku ishuri nta kwiga neza bikabije ntako. ufite abavandimwe bawe muvuka n'abandi cyangwa niwe uri bucura ni imfura? Ego ndabafite ndi uwa kane. Mfite abasisi bakuru 2 na brother umukuru umwe, inyuma yanjye akaba umukobwa n'umuhungu nabo bankurikira. Hanyuma mu rugo biba bimeze gute? Ni mwese mufite izo mpano cyangwa buri wese afite impano yihariye? Ego impano twese ni nkaho tuzifite. Bro wanjye mukuru nawe ni umuhanzi w'indirimbo z'Imana yitwa Eric Mukotanyi. Nawe rwose afite imvara aririmba neza cyane urazi no gucuranga. Na Gansere mukuru umwe nawe hazi kuririmba ni umubeka mwiza. No na Petit Sere abandi babiri bankurikiye Petit Sere na Petit Frere nabo bagerageza kuririmba no kubyina nyine ibintu by'umuziki nyine uzaga mu rugo ni ibintu bisa nkaho byiganje cyane. Musariye mama muri mu rugo mugakora igitaramo cyabeho nyine? Aha iyo twese twaje ni igitaramo buracya. Turi kugana ku musozo hajye ubwo bura tugize n'amatsiko umunsi umwe tuzifuza kukubona wowe na musaza wawe n'abo bandi bavandimwe turi kumwe. Ntekeza ko abadukurikiye bose bari kubyifuza akavuga ati nyaboneka muzabahuze. Bazemera nabo bari flexible nkuko? Ntago ari bose ko bibaye bishobotse twabikora. Dutangira nawe kubwiye ngo uri mwiza, hari umuntu ugiye kubwira kuri keza nyine gutyo, hari ukuntu uri keza n'ubwiza busanzwe no kunuseka neza bajya babikubwira bigenda gute? Cyangwa ntabwo byemera? Ntabwo njya mbyemera. Ntabwo njya mbyemera ariko burabwo ibindi gihe kizagira mbyemera. Banumva ari ukuntu umuntu avuga ikintu nyine bitewe wenda na station nko guhaza mbese ko wenda guhasanga ari byo. Ariko useka neza. Ni urakoze cyane. None se ko umusitari bimera gute? Kuko ntekeza ko nge twaganiye kuko nakubonye kuri YouTube channel imwe mbona ufite impano ariko mbona kandi uri n'umuntu uzi kuganira cyane. Byagenze gute kugira ngo usange muri sharp gutyo kuko abakobwa benshi tumenyere ko muri abantu muri shy cyane? Kuba umusitari rero kuno bimera ni ibintu sinzi ukuntu nabivuga. Ngiye byambaye nyine nk'impanuka. Byambaye nk'impanuka ubwa mbere nkora ikiganiro kwa Langue Media. Ubwa mbere nkora ikiganiro nagikoze nkumva ari ibintu bisanzwe birarangira. Nyuma y'iminsi 2 ku ishuri nagiyeyo. Ngezeyo uyu mwana nsanga muri classe ari kumereza ndabara abana kumereza amabombo n'ama biscuit ni ibiki tima nyiririmba neza tutwara kubonye kuri Langue Media turirimba neza ndavuga cyanya byose ntarabibonye ngo okay birarangira nyene nava ku ishuri ariko nabana baba bari gukabye nyine ndimo gutaha Yesu wanje mu nzira ababyeyi mpura nabo bampobera nguririmba neza wa mwana we. None hari n'ukuntu abaga ndimo guhaye ikintu nk'urugero ntaba ndimo nka service runaka umuntu agatanga ati umva banze imbere rwose ngende n'umufana wawe cyangwa se waba urimo guhaye ikintu ugiye kugura igice tigifata cyose ngitana kikwishyurira uwo mwana ndagukunda biba ari byiza ariko nanone nyine byatumaga nagenda kumanywa muri iyo minsi rero ngenda kumanywa nyine nkabona n'abantu kubona nyine mwumva mfite n'isoni mu bantu iswe mwumva nyine biteye ukuntu bigeze nyuma ndabimenyera ariko nyine byatumye nk'ibintu bimwe na bimwe najyaga nkora bigabanyuka nyine. Hanyuma iyo ukurikije urukundo abantu bakweretse ku bake babashe kubona impano yawe urukundo bakweretse wiyumvishe gute? Wumvishe ufite wewe mukoro wo gukomeza kutaryamisha impano yawe no gukomeza kuyisangiza abandi kugira ngo ikomeze bashimishe nk'uko bake babikweretse? Ni nko gufata amahirwe mfite nkayafatirana nk'amahirwe. Hari amahirwe nagiye mbona yo kubekinga abantu ayo nuko yakomeza usibye ko wenda hari na kampani zimwe na zimwe zagiye zishaka nk'uko dukorana wenda akajya habaho ibintu bimwe na bimwe tutumvikana hakajya habaho n'abantu bashaka kunera inkunga kunyura ugasanga nabo bashaka kubizanamo ikintu nabyita nk'inda nini cyane ni birebire nyine usanga hari ukuntu
hari umuntu nyine ubona ashaka kwiyarira ibintu byose cyangwa se ndakaguhereza ibintu ukabona nta nyungu ibirimo ukabona ni ibintu byo kukuvunisha kandi nta kintu kifatika kirimo pe nonse gute wambwira ngo umwana avuye Rubavu agiye Kigali muri practice azagenda kumwe kwa gatanu avuye ku ishuri kwa gatanu nimugoroba agaruka kwa mbere mu gitondo ngo wenda uzajya umutegera mumenyera ibintu ari buze gukonsoma ibyo gusa ukabyumvisha ababyeyi kandi wenda tuvuge na amafaranga uri buze kumuhereza agaragara icyo byo bintu nanubwo ari bimufitiye inyungu nyine zifatika ukagerageza uburyo bwose bwo kumukonfirma kandi ubona ko shana n'ibintu bifatika birimo hari abantu nyine bajya bashaka kwagura inda zabo kandi atari byiza hanyuma tugana ku musozo muri iki gihe rero ngo urubyiruko cyane cyane abakobwa ngo baribasiwe cyane n'ubuzima bwarahindutse bwarahenze we nabonye udafite ka iPhone 17 kandi bari mu myaka yawe bazifite utekereza ubuzima bumereye gute abakobwa b'iki gihe cyane cyane urubyiruko rw'iki gihe turi mu buzima buhenze ariko nabo bashaka kububamo ku ngufu wowe byagenze gute kudafite iyo iPhone rero ibintu byo gushaka kugira ibintu bihenze ibintu bya mirenge kandi nakomeza inshuti yanjye ibyo ni bibi cyane ibyo bintu uko biri kose mama nakunda kumbwira ngo ubwadoresa ni bubi urabikora aka kanya iyo iPhone n'ubundi kugira ngo bikorwe bimize abantu hanyuma bigufitiye ikiza rero wagakwiye gutegerezwa ukavuga ngo ngenze ategereza nishagira amafaranga none se urimo uragenda ugakuriramo ikanzu umuntu kugira ngo aguhereze iPhone sibyo wenda urumva nta bintu bikaze nabidanje ako n'ubundi utekereje neza ni ukugira ngo yemeze abandi bantu bari iruhande rwawe kandi rega nabo baba babibona none se umuntu ayiguhaye ni umutima mwiza afite kurusha abandi haje ubundi abayiguhaye kunyurwa nicyo kintu cya mbere kiza kibaho gutegereza ukanyurwa ukunyurwa ukomeze biba bihagije baba ari byiza kuki abakobwa bashukika cyane iyo bigeze ku bintu badafite cyane cyane by'imitungo guhabwa ibintu by'agaciro kubera iki biborohera gushukika ni ukutanyurwa ni no gushaka ibintu bya mirenge kandi badakora njye niko mbibona ubwo we nta gushukika kuko iyo uganiriye n'abakobwa barakubwira ati hari umugabo yarambwiye ngo agiye kumpa inzu umugabo yarambwiye ati ndaguha telefone mujyane Dubai ubuzima bwiza akakumvisha ko ari byo byatumye rwose agamburura mu buryo bwihuse wowe ntabwo byo byagushuka bikubiye gake biragoye pe wenda ntabwo mvuze ko abantu bose bashukikwa nyine ukabushukika ntabwo bivuze ko nyine woroshye oya hari n'abashukanyi baba bakaze biba bigoye kubacika ko nyine ni ukugerageza kumva inama z'abantu bagukikije ntube uriya muntu bavuga ngo umuhana ngavaye ngo ntumuhana ujyayo emera uhanwa ujyayo kuba utarajyayo nyine ugahanwa bizakurinda kandi nyine bizanagufasha noneho n'ikindi kintu kugerageza nyine gutegereza bizagufasha pe kwiyangiza buriya nta keza kabirimo ntabwo urashukwa nta n'umuntu wigeze agushuka wenda dusangiza niba yaranagushuka wenda ukabitaruka kuko birashoboka ku myaka yanyu ngo murashukika cyane muhura n'ibishuko byinshi abantu bamaze kugereza kunshukana nubwo nabibuka umubare ni ukuri pe ni benshi abashukanye hano hanze barahari sibyo ko ngiye bagiye banshukana ngiye mureba gutya rero ukuntu ndi kumugaya gahita agendera n'ikintu cyahatararageza kurenza wowe wibuka utazibagirwa rutura wari ugushutse kavuga ati hoshi haya waravuze toka shitani hari uwansekeje iwe yaransekeje nabonye anasekeje ni umuntu yari umunyakenya naratambutse ndimo kwigira ku muhanda nari ngiye guhaha mu masaha y'akagoroba nka saa 11 n'igice saa 12 nyura ku mubyeyi w'umupapa nabonaga ari umubyeyi kuze w'umupapa nyine ndamuramutse namwe tumwiriwe arandeba gutya ngo how are you ndabwira mubera okay ndikomeza nyine ndigendera ndebye inyuma mbona umuntu yankurikiye sinabyita ndavuga wasaga turi kugenda mu nzira imwe ngeze imbere ariko arahamagarika arambaza bita ndabwira ni byiza bitwa ndamubwira mutuye ndamubwira twese yashaka kumbaza mu rugo yabaza n'usu urashaka iki ngufashe gute arambwira ati nagukunze turi umwana mwiza dufite ikinyabupfura none ntago wanyemerera ko mfite appartement mu mujyi ntago waza wenda tukaba tujyanye ko ndi kubona nakwishimiye nimwe ntiyewe uri umubyeyi uri umupapa ndanakubashye cyane ibyo bintu sinyeka ko nyine ntago bisa neza kandi mu rugo baranantumye ntago byakunda birarangira ndamukatira gutyo nyine ndigendera
nk'ejo mvuye ku ishuri inzira njye nyuramo ndimo gutaha njya mu rugo nsanga yantegereje si umuntu ni gatiki arongera n'ubundi ambwira kwa kundi ya aparitema yashaka kuyiguha se cyangwa yashakaga ngo tujyanayo ngo akansohokana ntaye si umuntu ndongera n'ubundi mubwira kwa kundi mwese yewe ntabwo byakunda ubwa gatatu birongera none ubwa gatatu byabaye bibi cyane naragiye ndabwira tumva ndakwiyamye n'undi munsi ntuzongere sinkunda umuntu umpatiriza sinkunda guhatirizwa nyine birambangamira ndakwiyamye n'undi munsi ntuzongere kungenda inyuma nakubwiye ko bitashoboka uri umuntu papa uziko na papa kuruta uruta papa nako papa uramuruta none nta soni ufite na nyine yavugaga icyongereza ndabwira ati n'ukuntu ndi kumva uvuga icyo cyongereza cyawe uko biri kose nibyo turuka muri Uganda nabwo ati nibyo turuka muri Tanzania turuka muri Kenya ndi umunyakenyapu uri umunyakenya nyine ni byiza ndakwishimiye ko ntabwo ngushaka ubwo yakwizezaga ibiki yanyizezaga ibintu by'ibitangaza ngo nta kintu nakena ahari ngo ko nyine ibintu byinshi nyine n'ibyo ngibyo urabyanga ngiye mpindukiye amfata ukuboko namukubise urushyi kada ni ukuri namukubise urushyi rwose ntabwo mbyicuza kuri ako hari ukumenyera kandi ntabwo mbikunda hanyuma ni wowe butumwa ufite abagabo kuko abagabo nabo abagabo natwe ubwo nanjye ndi umugabo n'abandi bagabo wari ukuntu dushaka gufatirana abana batoya iyo ubonye umugabo mukuru cyane hari abagabo nkanjye ndebye gutya ntabwo wapfa gukeka ko ndi umugabo cyane ariko hari abagabo nyine ngo bari bakuru hari umuvandimwe wambwiye ngo baba babura amazuba makeya ngo bicire ababura nk'amazuba nk'abiri iyo ubonye umugabo mukuru urutana papa wawe ari ushaka kugutereta ubifata gute ndamugaya icyo nicyo cya mbere cya kabiri rwose mba numva yitesheje agaciro ikintu cya mbere ntabwo n'igisombe nkubwiza ukuri ubwira nti iyubahe uko ufite n'abana banduta amubwira ati yubahe pa gerageza rwose gerageza hari ako kantu shaka ubundi buryo shaka mukecuru mu ngano rwose ibaze umwana ungana nanjye akifata akabwira umuntu w'umupapa ati nta soni biba birirenze nyine ukwemera biba bikabije abapapa rwose bagerageza kwiyubaha ntabwo bisa neza hari nk'ukuntu usanga umupapa ari ntari mu rugo yego ari umuntu ugera mu rugo abana bagakangarana kandi ubwo ntabwo babuze akana k'imyaka 17 18 kamukora mu ruhara ati jya utuza biriya bintu ngiye mbona abapepe bajya bagereza biyubahe kakamutsinda akamubwira ati tuza tukabonye ubworyi ati iminota 30 nari ntinze ubu urarakaye kwigira danje akana gato kakaba akana gato kakaba ariko kabwira umusaza ati gabanya ubugoryi kigabanya ubucucu ariko haje ubwikosa bari iryane ikosa hagati y'uwo musaza ko kana kari gukora mu ruhara n'uwo mwana uri gukora umusaza mu ruhara ubwo ninde ufite ikosa cyane umusaza rega nayo mwayo opportunité yo kuvuga ngo umukore muri urwo ruhara biranagayitse ariko n'abakobwa namwe kwisubiraho hari ishusho nigeze kubona ngo umwana w'umukobwa gato cyane kahubiye ikintu cy'igipapa kinini cyane baravuga ati buriya inyamaswa ugomba gutinya inyamaswa idatinya indi nyamaswa ngo ni umugore nyine kari akana gato bashaka kugaragaza ngo ukuntu umukobwa nta kintu atinya namwe ariko abakobwa mukwiye kwigaya sibyo cyangwa ni ukugaya abasaza gusa kuko nawe iyo umwana w'umukobwa ugiye kudetinga na grandpa numva ko ukwiye kubibonamo ikibazo niko bimeze cyangwa ndabyumva kwanjye uruhande rw'abakobwa ku ruhande rw'abakobwa rero njye ukuntu mbyumva ntabwo ari kubashyigikira ariko Nyabarongo nawe ngigira utu wayishyiriye yica uyizaniye bivuze neza cyane nibyo koko abakobwa baba bafite risike nyinshi zo gushukika nuko effect nyinshi nyine nibo zagira nibo nyine barafectwa cyane ariko nanone abonye ako ka iPhone rwose umugabo nyine ari kumwiziza bitangaza ari n'ukuntu asanga ari kumereza amafaranga batari banahura kuri telefone ayo mafaranga yarya aranga kuyarya nta mukozi ntibahuye ntibavuganye amwohereje 10,000 20 arabyagase abakobwa nabo ariko ndabakwiye kwigaya usibye ko ngira nakubwira ngo ni papa wanjye cyangwa ni yanko kandi ntabwo wabiyakana ubwo Nyabarongo ahizica nde ubwo Nyabarongo ninde kuko hari igihe umukobwa nawe agira ngo ari gukura uwo mugabo ejo wundi umugabo nawe akamukubita ngo agatego ka hatari harugira ngo ugiye guforoma umuntu akaguforomata ubwo ni hagati aho ubwo ni ko bisa kose abakobwa ariko nibo bafite risike nyinshi hari ukuntu yakwicara reputation ikintu cya mbere icya kabiri si ubwo guteye inda
aguteye inda wagerageza no kuyikuramo ikaguhitana, si ibibazo? Ni ibibazo. Abakobwa nyine nabo bagerageza bisubireho bigaye, ngo biyakire banyurwe, banyurwe rwose, bashaka ibintu byo gushaka gukira bakiri batoya babireke. Reka tuzongere tuganire ikindi gihe, reka ahubwo kugira ngo dusoze neza, dusoze n'utwa turirimbo twatundi ushaka dusoza ku buryo uravuga ati nyaboneka twaganiriye neza, reka mbasige mu mavuta, wavanga King James na Mbonye ariko murakundana cyane, ni inshuti yawe cyane. Urakoze. Nta turimbo twambonye se kambonye nawe? Turimbo twambonye. Indirimbo yambonye kaze nibuke. Yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye. Yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga narabizi n'ejo bundi yaraturamiye. Ntabwo nari nzi kuzikuririmba nawe. Yene nabaye murokora igihe kinini, nuko hajya haza ibintu by'ibirori nyine gutyo gabanya, ariko born and raised in ADEPR. Yene navukiye muri ADEPR, nyikuriramo n'ubu muri ADEPR. Ako none ndacyari umukristo, tandega ku Mana, ndacyari umukristo cyane. Hanyuma tugiye gusoza n'aga session gato, urabikora uko byumva, aho hagarikira naho duhagarikira ikiganiro, dushimira abantu badukurikiye uyu munsi. Cyane. Hari indirimbo ivuga ngo yemwe rubyaro rwa Aroni, namwe batambyi bo muri iki gihe, Uwiteka barebe neza, abuzuriza ibigega, azabarinda amajya n'amaza, agasanura imirimo yanyu, namwe muzaguma mu rusengero kugeza igihe azazira. Murakoze cyane. Hanyuma reka tushimire cyane Umwari Queen, ni nayo mazina yawe cyangwa ka Queen ni akabyiniro cyane, ko ubundi ubusanzwe niko witwa? Niko niyitwa, niyo mazina ababyeyi banyise, Umwari Queen. Akazi ako bakunda kwita ku ishuri ni Muta nyine ni izina rya papa. Muta no kuvuga? Muta ni Mutayomba, kuko je barina kwanyita Muta. Okay. Tugushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu, twaryohewe no kuririmba, kandi twizera ko mu myaka 2, 3, 4 tuzongera tukaganira n'ubu musitari, twizeye kutazatwirengagiza. Ibyo nta kibazo. Yego. Namwe reka tubashimire cyane cyane baba bakurikiye Zoom TV 24, kandi twizere ko mwadukurikiye mwananyuzwe n'ikiganiro cy'uyu munsi twabateguriye umutumirwa wacu Umwari Queen. Mu kirokore baravuga ngo yaduhesheje umugisha. Murakoze. Ese ni mwe muba uduhesheje cyangwa tuba twaguhesheje? Aho waduhesheje umugisha wawe? Namwe ko mwawuduhesheje. Twaheshanyije umugisha. Yego, bivuze neza cyane. Vuga ngo twaheshanyije umugisha. Twaheshanyije umugisha. Bakoze cyane, Imana ikomeze kube hafi, kandi God bless you. Merci. Murakoze cyane nawe, God bless too. Okay. Hanyuma niba mushaka ko azagaruka, like, comment, ikindi ni comment n'ibijana tuzamugarura, tuzamusanga no mu rugo. Yatubwiye ko afite abavandimwe benshi nabo bari Multi Talent, tuzagenda duhure nabo, twishimire guhura na famille, dukore akamagazine keza twabasuye mu rugo. Why not ku ishuri TV 24.